Teta ngiye kukubaza ubwa mbere n'ubwa nyuma. Ninde waguhaye iyo sukari? Ni Don. God have mercy upon us. Murumva mwabana ubu tugiye i Kigali. Sinshaka nimuramuka mugezeho byandi byanyungo byo kurya mu gitura, ibyo kurya mu gitondo. Uzi ko mu gitura cyo muvuye mwariyaga mu gitondo imyumbati naho iki i Kigali banywa icyayi n'umugati. Murumva neza mukirinda kurya isukari y'abandi iri mu kabati mukajya nk'umuti. Nge mbajyanye kwa murumuna wanjye uri i Kigali. Nese ntabwo tuzajya tujya mu gitondo. Burya mu gitondo i Kigali ibiryo birahenze. Icyo kibaye ni 700, umuceri umutanzania ni 2000. Tuzajya kubona ikijumba. Kijumba bijumba mubisizaho muvuye mu giturage. Mwabyukaga mucukura mu njumbure z'abandi mugahekenya mukagira mute mukaramusuragura. I Kigali nta usuragura kuko barya saa sita bakongera kurya n'injoro gusa. Abyihoresha wasura se waba wari ntago basa kuko ntago barya cyane nk'uko mwaryaga. Tugende twihute kandi urumva niwe mukuru ugomba kugira inama mushiki wawe. Uranyumva neza? Nasanze arebye kunyijyaho mukuru kwa onkire turangana. Umva Peti genda gake ndakuruta. Mugende gake cyangwa nyuze mwihonje. Nongeye mbise ubwa kabiri. Ubwa mbere sinabibabwiye. Ngiye kwisoma ubwa kabiri nibwo bwa nyuma. Hano muje mu biruhuko ni kwa murumuna wanjye. Nunkurikirana ngewe fura ya data na mama. Sibyo? Icyambere mugomba kwitwara neza. Sibyo? Haba hari imirimo ihari mukayikora. We nka uri umukobwa ugafata agakubuzo ugakoropa mu musaza wakoza ibyombo. Ase papa Iguriya murumuna wanjye ni hari nabari papa wanjye. Sumungu yoza ibyo. Ugomba kubyoza nyine. How do we hear this? Ntabwo ari kubanga ibyombo byakozwa mushiki wawe. Nawe ugomba kubyoza agakoropa agakubura akajya ategana. Mwamana kurya mugahanagura n'ameza. Mwanyumva neza? Kandi we ndabizi. Ukirinda kuri gati isukari y'abandi iriya babika mu kabati kire kuko isukari bayibika mu kabati. Cyangwa ukirinda kuri gato ubuki bw'abandi. Muranyumva neza? Kandi mukirinda kurya ibiryo bya mu gitondo. Muranyumva? Newe umuntu abyutse yashonje nubwo ayibonanye. Yashonje se ubwo baba nabibonye ko ubuzima bw'Ikigali bukakaye. Icyo kiba cyagura 700, umucoragura 2000. Enda hariye haba haraye nk'uturyo ducya mu bisorori. Enda murumuna wanjye afite akana gatoya bakaba babimubikiye. Ntuzabirye Teta, ntuzabirye sibyo? Zaza ubishyira aho ngaho ugaburire uwo murumuna wawe ubimuhe. Uranyumva neza? Kandi murumuna wanjye naramuka telefone yuko amagambo mbabwiye mu yarenzeho. Nzazana ikaburi nugukubita amabuno paki ryashyushya kakumuriro. Uranyumva neza? Uranyumva ni nawe mukuru uranyumva? Ugomba kumva ibyo onke wawe akubwiye. Sibyo? Nizeye ko ntongera kubisubiramo. Murumva? Yo mureke rero dusenge twiragize Imana hato niyo sukari mutazayirya mbasengere bana banjye. Sibyo? Neze kwisetse. Urumva? Nawe ukora mbarancenza rero ngo kurya isukari. Reka musinzire dusenge nta muntu usenga akanu. Sibyo? Imana ishobora byose. Imana waremye abana banjye. Nubwo ari njye wababyaye ariko ni wowe wabaremye. Ndabakweretse bavuye mu giturage baje Kigali baje kwa oncle wabo. Bagomba kwitwara neza ntibakora kure ntibajya isukari y'abandi. Nizere ko Mana uzabandindire ntibazarenga igipangu kuko barenze igipangu imodoka zabagonga moto yabagonga. Mana ndabakweretse ubarinde mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
dushyiremo filime. Rata dushyiremo ibitenge. Rata njyewe ndashaka filime. Nanjye ndashaka ibitenge. Ibitente ni iby'abantu, ndashaka filime. Nanjye ndashaka ibitenge. Ibitente wowe turiya tuntu ureba tumeze nk'udupupe. Ndashaka Rata nshyiramo filime ya Jackie niyo baka niyo umva hari na filime najya ndeba umva nkubwire ikintu ushaka ni kimwe nuko ahubwo mwafata inzira mukajya kuryama hasi waretse tukanza tukareba filime sinjya nsubiramo kabiri mudejiya lórí àwọn ọmọ yìí o. oya rwose basi filime imwe gusa y'aho ngo banga mbabarira ese mabasha rwose waryoheka kuvuga nabi aho mwana wagiye wumva ubona ko turi bikarase twebwe kabanyamagambo mugende kuryama yumvishwa n'imigeri nka muto. nyine nawe fata iya mbere ugende nawe ugende kureba filime ihute nta magambo menshi ushaka ubwo wadukiye mu sha wambabare wa mwana ko nta mwuka nifitiye nta mwuka nifitiye nyine nzamura isukari ihute mbabare basi shyiramo iminota 10 gusa Gende. yari dushyiramo basi filime z'inyarwanda uyu mwana arumva ra Aje tukagenda. wabwiye uwo mwana wundi mukagenda kuryama Messi babarira abana ra ubona ngo aranshogora ahangaha ni igisukari hanyuma se ko urimo kwirira ahangaha ni ukubera iki wayikuye hanyuma se tatakaguha isukari ukaza kwirira ahangaha wihishe nde kitayiguhaye se mu cyaro kubera iki se waje kwirira ahangaha hanyuma se iyo ugenda mu rugo bakagucangira vandaratiri ukicara muri salo ugatuzaho genda ujya mu rugo ujya kwinjira mu nzu oya ariko umbwiye ngo iki Nadia kuki umwana wamuhaye isukari no kubera iki kuki umwana wamuhaye isukari isukari umwana ngo naragura diabete bizagenda bite njyewe guhaye ino sukari si wowe njyewe akanakunde uyu mwana arambeshye ubu se nyobeye ibibi by'isukari ntayo nigezemo ceceka wimbeshyera wa mwana we njye naguhaye isukari utayimpa ku mana yanjye ntabwo rugo koko nta soni uratinyuka ukabivugisha amatama yombi njyewe naguhaye isukari wayimpaye nayiguhaye nkubwira ngo iki wambwiye ngakira ino sukari avugiraho mu gihe cyayo kitarashya nagaho urushyi njye naguhaye isukari mva ntayo namuhaye uno mwana arambeshyera ahubwo yagiye acunga ngiye mu cyumba ajya mu kabati arayifata njye nta sukari nigezemo arimo arakubeshya urabona ibyo bintu ntabitinyuka ukuri ndakukura hehe uyu nguyu ati wampaye isukari kandi isukari nzi neza ko utashaka kuyimuha irwaza diabete uti uyu nguyu uti jye nayiguha none ubu ngenda umuntu wo gufata isukari reba noneho ukuntu yayishyizeho n'ibitama bibi nta mwana we ufite imico mibi yo kubeshyira abantu bakuru isukari ntayo namuhaye kandi wumve ko ndi kukubwiza ukuri uri kumva teta iyo sukari niwe wayiguhaye cyangwa se we wayiguhaye niwe wayimpaye ngiye guhamagara so ahubwo banagukubite kubitwe vugisha ukuri muhamagare kandi birara njyewe guhaye isukari njyewe ni wowe
Yesu mukuru wanjye Nzovu. Abana ngurafata abana bawe kabisa. Bagiye kuzarwarira hangahe. Tebuka ejo mu gitondo yarubika. Uzatwara abana bawe. Sawa. Umva rero nkubwire. Hamagara se w'uyu mwana aze abatware. Wumvishe? Kuko ntago nabivamo. Umwana ufite ibinyoma bingana bitya tangiye kumbeshyera. Ntago bishoboka. Ntago nakomeza kubana nawe. Gira vuba mbabarira ubinkorere nona. Teta ukuntu mwansebeje ngiye kubazana kwa murumuna wanjye nababwiye ngo iki uza amasengesho nabasengeye tugiye kuhagera tugende sibyo urambyiza ukuri urambwiye icyabi gutenge naragusengeye nkugira inama mwana wanjye uzi ko ari we bucura bwanjye ndakubwiye nti ntuzakore mu isukari y'abandi ntuzarye mu gitondo ntuzagira ute aho kugira ngo ufate akayukubure burimo kurya isukari y'abandi tugende ndagukubita inkoni igihumbi urambyiza ukuri Nkasabundi se wayita. ninde wayiguhaye se Itonde. ndagukubita igihumbi byiza ukuri sibyo uzi ukuntu murumuna wanjye ampamagaye kuri telefone ambwira Ahubwo n'ubundi mwema murangiza ubusa. ngiye kugukubita inkoni igihumbi urambyiza ukuri sibyo ngiye ariko teta amasengesho nagusengeye ntiwayumvise ngaho niba ture ndimo gukora muri muzehe ikise Wagabanyije umujinya ukareka kutura uwo mwana. uyu ni umwana wanjye ngomba kumukubita naramwibyariye nubwo murumuna wanjye amubereye se wabo wowe ntacyo mupfana kandi wivuga gutyo kuba yihaye agasukari ntacyo bitwaye sibyo Agasukari? abana niko bamerura ubusa amasengesho namusengeye yapfuye ubusa ni ukuvuga ko Imana itigeze yumva none rero mugirira imwe nimba usenga sibyo ndamukubita Oya. kugeza igihe ambwira impamvu ambwira n'icyabimuteye oya no kubita umwana sibyo ntumukubite pe ndamukubita kandi teta urambyiza ukuri wazatuma atazagaruka mu rugo ngaho mbyiza ukuri rero numbyiza ukuri singukubita ninde wayiguhaye Itonde. tante ngo niwe wamuhaye isukari ntabwo se yumbyiza ukuri kuba naroroshye narugukubise teta ngiye kukubaza ubwa mbere n'ubwa nyuma ninde waguhaye iyo sukari Itonde. God have mercy upon us. Oh my days, irú ọmọ wo wá rèé nítorí Ọlọ́run. Mo jẹ jìyà lórí àwọn ọmọ yìí o. ningufata ndakwereka ko ndi so sha Barakubeshye sha.